Wow! Reka twizere ko mumeze neza cyane. Umuhanga mu gutunganya amajwi y'indirimbo Mugisha Robinson wamamaye nka Producer Element yagaragarijwe urukundo rudasanzwe ubwo yataramiraga ku nshuro ye ya kabiri mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda. Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane. Tubahaye ikaze muri aya makuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Nk'ibisanzwe ni amakuru yo mu ruganda rw'imyidagaduro hano kuri Bikorwa Official. Ikaze ni inkuru dukesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Umuhanzi Element akaba n'umuproducer yakiriwe ku rubyiniriro na DJ Caleb uri mu bagezweho muri kiriya gihugu cya Uganda, maze Element yinjira ku rubyiniriro afite ibendera ry'u Rwanda. Oh my god, iki nicyo bita gupresenta igihugu cyawe. Element yagiye kuri stage afite idarapo ry'u Rwanda mu gitaramo gikomeye yakoreye nyine mu ijoro ryo kuri uyu wo ku cyumweru tariki 24 Ugushyingo, n'ejo hashize nibwo iki gitaramo cyabaye. Ni igitaramo cyabereye ahazwi nka Nomada Bar Grill. Uyu musore Element yari amaze igihe atumirwa muri kiriya gitaramo, ariko ntibikunde, nyuma byaje gukunda bihurirana n'akandi kazi yari afite ko gukorera no gutunganyiriza imiziki abandi bahanzi bahariya muri Uganda. Ahita afatirana n'ayo mahirwe aboneka muri icyo gitaramo bamwifuzagamo. Element ubwo yari ahamagawe nyine ku rubyiniriro, yavuzwe nk'umuhanzi wari ukumbuwe n'abanyarwanda n'abanya-Uganda babarizwa muri kiriya gihugu cya Uganda muri rusange. Ariko ku rubyiniriro yinjiriye mu ndirimbo Fou de Toi yakoranye na Bruce Melody na Roskana, bigera ubwo ashyira ku ruhande ibendera ry'u Rwanda yari yiteye, asigarana isengeri, ubundi aranzika mu zindi ndirimbo yari yateguye karahava koko. Reka mvuga ati wow, kongs kuri Element uri gupresenta igihugu cye cy'u Rwanda cyane cyane hano muri East Africa ni ikintu kidasanzwe. Uyu musore yanaririmbye kandi indirimbo ze zirimo nka Kashe, Milele aherutse gushyira ku isoko, ashima ko yakiriwe. Yabwiye abanyarwanda n'abanya-Uganda babarizwa muri kiriya gihugu ko yari abakumbuye kandi abakunda. Iki gitaramo cyabereye muri kariya kabyiniro cyahuje amagana y'abantu, kandi bitewe n'umubare munini w'abacurangaga harimo aba DJ batandukanye, byatumye Element aririmba mu buryo bwa playback. Ubwo DJ Kelba n'undi wari wamwakiriye ku rubyiniriro yamwakiraga, hari aho uyu DJ Kelba yagize ati mwiteguye kwakira Element banyarwanda namwe banya-Uganda, niba mwiteguye vuga ati Element turashaka gutama. Hari aho Element yagiye asaba DJ Kuleka, yagiye asaba uyu DJ kureka gucuranga indirimbo ubundi akaririmba mu buryo bwa live afatanyije n'abandi bari bitabiriye kino gitaramo. Bari biganjemo cyane ubundi abasore n'inkumi n'abandi b'abanyabirori bo muri kiriya gihugu. Muri iki gitaramo kandi uyu muhanzi yanaririmbye indirimbo Sikosa yakoranye na The Ben ndetse na Kevin Kade. Element asobanura ko uretse gutaramira muri kiriya gihugu yanajyanwe no gukorera indirimbo abahanzi batandukanye muri kiriya gihugu. Yaherukaga gutaramirayo muri kiriya gihugu muri Nzeri 2023 nk'uko twabibabwiye. Guys, ngayo amakuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimira cyane ko mubana natwe umunsi ku munsi, turabashimira ko mukurikirana ibiganiro byacu. Natwe dukora ibishoboka byose ngo tubategurire amakuru abagezweho nk'aya mu ruganda rw'imyidagaduro. Bye.